impinduka zo ntizabura yari situation igoye by'umwihariko ari ku bakinnyi imbere y'umunsi bibiri derby match ikomeye nk'iriya ariko twabashije kuganira turavuga ko intego nubwo intego dufite ari ugutwara igikombe rero iyi match intego zanjye ni ugukomeza nkava muri Rayon Sport njya hanze ntabwo nifuza kuva muri I think you are good. How do you feel after this match? Of course we are happy. Thank God for the victory. So you came you came on this game when you were expected that you can equalize, but you played a nice football. Of course we need to obey the coaches and that's the rule of the football. Thank you so much. Wait, one question. Keep coming. So many fans they asked me to tell what you expect after this match. Of course win. We expected to win. Keep going. rero ntabwo yari match yari yoroshye twagerageje kwitwara neza tubasha kubona igitego turanakidefanda numva nashimira abakinnyi banjye muri rusange bakoze ibishoboka byose. Uyu mukino wabaye hari haciyeho iminsi nk'itatu muvuga ko mwumva mutakomezanya n'ikipe ya Rayon Sport, mwavuze iki muri dressing room mbere y'uyu mukino kuko ni match mu by'ukuri abantu batekerezaga yuko muzamutana hari abakinnyi nta mpinduka zabayeho? Impinduka zo ntizabura yari situation igoye by'umwihariko ari ku bakinnyi imbere y'umunsi bibiri derby match ikomeye nk'iriya ariko twabashije kuganira turavuga ko intego nubwo intego dufite ari ugutwara igikombe rero iyi match kandi yari nayo yari urufunguzo rwo kugira ngo tube twabasha gutwara igikombe dusubire muri Champions League. Rero byari ibintu bigoye ariko twabashije kuganira hagati yacu, dushimira n'ubuyobozi ko hari motivation bwashyizemo ari urebye ariyo idufashe kugira ngo uyu mukino ugende neza. Uretse ko tujye byagenze kugira ngo uvuye ko mutifuza kuzana Rayon Sport, navuga yuko ari impamvu zanjye bwite zari zagize nizo zari zatumye kumva nasezerano. Tagati kubikora mbere ya match ya AS Kigali nuko ari derby? Ntabwo navuga yuko ari derby, buriya hari ibibazo byari byabayemo gusa wenda birahurirana, niyo mpamvu nta kindi imbere ya AS Kigali. Gutsinda AS Kigali bivuze ko igikombe mu gitwara cy'uyu mwaka? Yego dusigaje nka match imwe cyangwa ebyiri kuva muri match enye dusigaje kugira gutwara igikombe, ariko urufunguzo rwari iyi match ukurikije karandire dufite n'amakipe dusigaje by'umwihariko dusigaje match 3 hano mu rugo na match imwe tuzasohoka gusa kuri APR. Navuga yuko ubu ngubu inzira iracyahari ariko nibura ubu ngubu intambwe igera nko kuri 70% yo ku gikombe twatangiye kugira ngo tuyitegure neza. Watangaje ko waganiriye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bamvaga bose mu kazi, nibyo umukino gusa cyangwa ugiye kubuza ibitoze n'ibindi bisenge? Oya, twavuganye yuko tuzakomezanya sezo paka irangiye. Nyuma y'iseze muzongera muganire? Tuganire turebe ko ibiganiro ko bizagenda. Kugeza kuri ubu ngubu hari amakuru yavuzwe muri equipe nationale bati bafasha abatoza batari muri football féminin kandi hari abatoza mu equipe akomeye bahari, byo sinzi icyo mwabivugaho coach, uko binavuga ko ari mwe ntahamagaye n'abakinnyi, siko ko nibyo?
navuga wenda ntabwo ndi buvugeho cyane gusa equipe nationale nk'uko bivuze ni wari wayihamagaye kugeza ku munsi wa nyuma habura kamp imwe ngo nabwiwe n'ubuyobozi ko hari impamvu ibaye ngombwa yuko najyamo ndumva ari ibyo ngibyo nta bintu byinshi nabivugaho. Ubu ikipe ifite umutoza mukuru murumva mutakagombye kugira icyizere mwakagirirwa icyizere kugira ngo wenda mwabungiriza cyane by'umwihariko twaranavuganye gasa yaje hari match twahuriye ya Forever atubwiye ko agiye kutuba hafi ngo tugiye kujya dukorana bitewe yuko hari abakinnyi benshi bari muri equipe yacu yavuze ko hari n'amakosa amwe yagiye adukosora yabwiye ko agiye kutuba hafi kugira ngo football féminin izamuke. murakoze cyane. tumaze igihe ashize nka joro n'eshatu tutabona uriya mukinnyi ngo Gigi Jeannette ajya mu kibuga no munsi twamubonye kuri bande tuzi ikibazo cya Gigi kimeze gute? Gigi yagize imvune afite imvune isa nkaho ikomeye cyane bigoye yuko yanagara ariko ubu ngubu nibwo ari kugaruka ariko nabwo aracyari nko kuri 20+ nibwo atangiye gukora imyitozo nubwo nguko afite ikibazo gikomeye cyane. twatangiye ubona dufite igihunga ariko tugera aho tuza mu mukino ari Kigali kuko ni ikipe ikomeye urumva iyo ikipe ikomeye ahuye n'indi ikomeye aba ari fight ntabwo byari byoroshye gutsinda igitego rero kuri wowe. Gutsinda igitego nyine byanshimishije cyane naje muri uyu mukino numva ko baro yose ndi bufate kikajyamo ariko nyine byanshimishije ko nasoze ikagenda neza. Imera umwe mu bari kwitwara neza na equipe nationale imikino iheruka umwe mu bagumye bagarukwaho se ni ibintu wateguye biri kubaho biri kugutungura nyine ni kumwe agasikise kaza bimeze bite Mirasi muri iyi minsi ari kwitwara ate yabaye hatameze? Ikintu cya mbere mu kwitwara neza navuye Kamonyi nza mfite papasi yuko ngomba kwitwara neza nza muri Rayon Sports nkora cyane iyo dukoze imyitozo mu gitondo nkaryama nkaruhuka iyo numvishe meze neza ndaza ngakora neza n'umugoroba ndakora cyane kugira ngo byose bigereho. Intego zanjye ni ugukomeza nkava muri Rayon Sports njya hanze ntabwo nifuza kuva muri Rayon Sports nyine mu yindi kipe isanzwe yo mu Rwanda. Ikibazo kimwe uri kubona nk'uno munsi mwakinnye umukino wenda musa nka mudahuje 100% nk'uko byari bisanzwe ese wenda yaba ari cya kibazo cy'uko wenda mwari umaze iminsi mudafite coach nk'uko yari yabitangaje mu minsi nk'itatu ishize? Ubusanzwe twe turamenyeranye ariko sha wacu yaba hari abadahari hari ikintu yatwubatsemo ko tugomba gushyira hamwe mu gihe ahari cyangwa se adahari ntabwo twavuga ari igihe ushobora kugira ubwoba kubera ko ari ikipe ikomeye tugatangira tudahuje ariko tugomba twongera tukisungana. Okay, urakoze.